What's up my people, reka nongere mbasuhuze nanone kandi mbifurize amahoro y'Imana. Nizere ko mumeze neza aho muri mwese abumva ururimi mvuga. Nagarutse uyu munsi kandi murabizi ko yonje mbambazaniye amakuru mashyashya. Niyemeje kujya nyabegeraniriza rwose kugira ngo abantu bifuza kugerageza amahirwe yo gushakira akazi muri Canada bigeragereza. Amakuru rero arahari, ngenda nyegeranya buhoro buhoro hanyuma nkayabagezaho. Wakumva ufite ikibazo ukambaza nkagerageza kugushakira ubusobanuro. Reka rero mbabwire uko bimeze. Mbaza uti bimeze bite rero? Nje kubabwira ko ngubu ushobora gutangira kwishakira akazi wibereye aho uri hose hanze ya Canada, ugatangira gushakisha akazi muri Canada. Amakuru mbazaniye uyu munsi ni ukubereka ukuntu ushobora gutangira kwa applyinga utuzi dutandukanye bitewe na qualification zawe. Hari companies nyinshi zihayaringa abanyamahanga bitewe nuko bafite ikibazo cy'abakozi. Bagerageje mu gihugu ntibabone abantu bashobora gukora utuzi bafite, bagasaba uburenganzira leta bwo gutangira gushaka abakozi mu mahanga. Rero ndagira ngo mbajyane kuri website, ni website ya government. Abantu bafite utuzi bashakamo abakozi baturutse hirya no hino ku isi bakoresha bakadupostinga, hanyuma ukareba aho wabona ari akazi kawe wakora, ugatanga ibyangombwa. Icyangombwa ukeneye kugira ngo applyinge ukeneye resume. Resume rero ni nka CV iwacu, ndumva ariko tubyita, gusa hano ibikoze mu buryo bwihariye. Umuntu yazabaha template kugira ngo murebe ukuntu resume ukoresha hano ibimeze, hanyuma ukapplyinga. Umukoresha yaba interested kuri information wamuhaye, akaba yakofaringa akazi, ukabona visa ikwemera kugera mu gihugu uje gukora. Reka ntatinze rero tunyarukireyo mbereke uko byifashe ubundi mugerageze. Ntahandi rero twahageze, ni uranyarukira kuri Google yawe, ukoresha telefone cyangwa se computer, hanyuma ujye muri Google wandikemo job bank murayibona igahita ifunguka. Nkuko nabivuze mu kavideo gashize, nari ndimo sharing opportunity ku bantu cyane cyane bakora muri sante. Iyi ni website ya leta, niho abantu bose bafite utuzi bashaka gutanga banyura, baba bashaka abakozi mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Utuzi twinshi tuba turahanga. Murabona ko muri Canada hose hari 155 by'utuzi mu ma professions atandukanye. Rubutu tuzi harimo abashaka abantu bari mu gihugu gusa bafite ibyangombwa byo gukora, hari n'abashaka abantu kuva hirya no hino kuko yenda mu gihugu babuze abantu. Iyo uri mushaka rero uza hano handitse keywords, baba bashyizeho job title cyangwa se employer. Uramutse uzi mu employer umwandikamo cyangwa se ukishyiramo izina ry'akazi wumva uri gutekereza ushaka. Waba uzi na province ukaba wahitamo province, ariko turagira Canada wide, twe kwirirwa tureba yenda mu ntara imwe kugira ngo mbashe kugira idea. Mbabwire ko aha hantu mu by'ukuri umuntu wese ashobora kubonamo akazi, ashobora kwa applyinga kajyanye na experience ye. Harimo tudasaba amashuri, harimo tudasaba kuba wararangije secondary, harimo dusaba ko ufite experience cyangwa ntayo bazagutraininga mu gihe waba ushobora kuvuga igifaransa se cyangwa icyongereza. Reka urugero twandikemo nka construction kugira ngo yenda mbaye nk'urugero. Construction then usacinge, barahita baguha resulta muri Canada hose, barakubwira ko hari 12,000 by'utuzi. Utuzi nongere mbibutse ko turavangavanze. Ushobora kunarrowinga your search, ukajya hano handitse filter ugakandaho, hanyuma murabona intara zitandukanye. Tugira intara 10 n'amateritwari 3, ariko twebwe turirebera ahanditse intended applicant. Murahabona
murabona ko utuzi duhari muri iyi area aba Canadians n'abantu bari authorized to work no kuva bafite ibyangombwa byo gukora n'utuzi 6,400. hanyuma utundi dushobora gusaba abanyakanada cyangwa aba international candidate ni 3,000. ubu aha ni muri construction gusa twahisemo. Duhitemo rero utekereza ko waba urimo wapurayingira utari mu gihugu uri hanze, uhitamo Canadian and international. hanyuma rero ugasacinga ukareba ibyo baguha uko bimeze. Baguha utuzi dutandukanye, yenda duhitemo nk'aka construction worker. Construction worker gaherereye mu ntara ya BC, that's British Columbia. Gahemba amadolari 28, ugakora amasaha 40 mu cyumweru, ni permanent, kakaba full time. Igihe cyo gukora ushobora gukora day, evening, night, weekend. Bashobora kuguhamagara, ushobora gukora mu gitondo cya kare. Bakeneye abantu 3 ni urugero. Hanyuma rero utaratakaza umwanya usoma ibindi n'izindi requirement, urabanza ugahita wimanukira hasi kwanza ukajya kureba ko umunyamahanga yemerewe kwa applying. Who can apply to this job? Umunyamahanga aremewe. Aha ni abanyakanada bafite permanent resident cyangwa se citizen, abandi bafite ibyangombwa byo gukora, n'abandi ba candidate bose with or without a valid Canadian work permit bashobora kwa applying. Aka kamenyetso mubona kameze nk'umubumbe w'isi kaba kavuze ko umuntu wese ahari yaka applying. Wa applying gute? Bashyiraho email, ushobora kohereza resume yawe na leta kuri iyi email. Wazaba umunyamahirwe bakaba baguselectinga ugakomeza muri process. Aka kazi gapostinze kuzagiza itariki ya mbere y'ukwa 10, no kuvuga nibwo kazava kuri uru rubuga, hanyuma yenda bagakora selection bakurikije aba applyings. Reka turebe requirement. Ugomba kuvuga icyongereza. Education ugomba kuba wararangije high school. Experience ugomba kuba ufite nibura amezi 7 muri bijyanye na construction. Hanyuma na akazi gakorerwa hanze, responsibility, gupakira, gupakurura, kuyobora traffic. Mujya mubona abantu bahagaze nk'ahantu haba hari gukorwa ubwubatsi mu mihanda, yenda se bafite ibyapa bibwira abantu guslowinga down, n'ibindi kurunda ibintu, gucleaninga, gufasha mu gupavema n'ibindi. Bagukoresha akazi gatandukanye kuko ni construction worker, ntabwo gakenera specific skills. Ngayo nguko akazi rero ushobora kukapplying uramutse ufite iyi experience mu bintu bya construction. Bakeneye abantu 3. Mbibutse ko company nyinshi zishyira ko n'abanyamahanga ba applying baba baragerageje barabuza abakozi, hanyuma bagasaba uburenganzira leta bwo kuba bashobora kupostinga akazi, ariko abantu aho bari hose bakagerageza amahirwe. Ngako kamwe rero ushobora kugerageza ukohereza resume yawe, hanyuma ukareba. Ushobora gusaba twinshi dutandukanye muri companies zitandukanye. We never know, bishobora kukubera amahirwe. Bibutse ko iyo urimo wohereza email wibuka kumentioninga akazi kariko job bank number, bagapostinga akazi kabo ni 30,68,120. Iyo ni nimero ibiranga ututuzi baba baroherejeho hano, bagahita bamenya ako applyinze arakahe. Ngayo nguko ushobora kujya bank. Ushobora no guhitamo n'akandi ukareba. Murabona construction helper na laborer. Ngira ngo twose ni ugukora imirimo itandukanye kuri construction site. Aka kazi nako kari mu ntara ya British Columbia, gahemba 23 ku isaha, amasaha 40 mu cyumweru, ni permanent, ni full time. Naho bashaka abantu 3. Tujye kureba nimba umunyamahanga yemewe. Ukibona iki cyapa uhita umenya ko umunyamahanga atemewe, kuko bakubwira ko hakeneye umuntu uri muri Canada ufite ibyangombwa byo gukora, umuturage. Umunyamahanga ntiyemewe, cyangwa se undi muntu udafite icyangombwa cyo gukora. Utiriwe rero utakaza umwanya munini, uhita ugasimbuka kugira ngo utitesha umutwe bitari ngombwa. Nuko kuntu usacinga. Reka tugerageze yenda dukore indi search ya kandi kazi runaka. Turebe se, let's search yenda tuvuge nurse.
mbibutse ko tuzi rero tujyanye n'ama professions ari regulated, dusaba license zo gukora muri Canada, kandi ni process ndende kugira ngo license yibone. Bigusaba gukoresha assessment equivalence ya education yawe, bakareba ko nta gap ufite muri education, hanyuma babona bihura bashobora kukwemera gukora licensing exam. So ni process ndende, bivuze ko utaka applying akazi k'ubunasi uri hanze ya Canada ngo bakaguhi. Cyakora ushobora gusaba kuba umunasi aid, wagira amahirwe wakabona ukaza mu gihe urimo ukora ukabushakisha uko uzabona ibyangombwa byo gukomeza umwuga wawe. Reka turebe nka nurse aid here, turebe ko hashobora kubamo amahirwe yo gushaka abanyamahanga. Yes, nurse aid aka ni akazi kari muri New Brunswick NB, nicyo bivuze. Gahemba 18 ku isaha, amasaha 40 mu cyumweru, ni permanent, ni full time. Bakeneye abantu babiri, ugomba kuba uvuga Igifaransa cyangwa Icyongereza, ugomba kuba wararangije high school, ukaba ufite imyaka 2 cyangwa 3 ya experience ukora kwa muganga, ukorana n'abarwayi, wita ku barwayi. Responsibility rero bazishyiramo ni ugufasha abarwayi mu activity ya buri munsi, no kubafasha mu byo baba bakora, no ushobora gufata blood pressure, temperature, pulse, ama vital signs, ngira ngo ubwo abakora kwa muganga barabyumva. Ukabafasha gutunganya ibyumba byabo baba barimo kwa muganga, n'ibindi. Utuzi dutandukanye, imirimo itandukanye ikorerwa mu bitaro. Umunasi ari hano ashobora kuyikora mu gihe agishakisha ibyangombwa. Umunyamahanga aremewe kwa applyinga? Yes, umunyamahanga aremewe. Abantu bafite ibyangombwa muri Canada n'abandi bose batanahari badafite n'ibyangombwa bashobora kwa applyinga. Show how to apply, ni ukuvuga ko wohereza email, ukayohereza HR, human resource, hanyuma ukamuha resume yawe, babona uri umupotential candidate bakaba baguselectinga, ugakomeza process. Uko bimeze mu by'ukuri, ushobora gushakiramo utuzi dutandukanye. Ushobora kuba, reka tugerageze yenda nk'umu accountant, turebe, cyangwa se mu cook, umuntu ukora mu gikoni, abantu bize ibintu byo guteka. Let's see, cook, never know, ushobora gusanga harimo something. Katureba kakambere, tubanze turebe niba umunyamahanga yemewe first. Yes, aremewe. Aka kambere nako murabona ko gaherereye muri British Columbia, gahemba 23 ku isaha, ni full time, ni permanent. Bakeneye umuntu umwe, yenda amahirwe ashobora kuba yaba ari make, byaterwa n'abaprayinze. Nimero yako murayibona. Ukeneye kuvuga Icyongereza, ukaba wararangije segonderi, nibura ukaba ufite experience y'umwaka umwe mu bintu bijyanye no guteka, gukora mu restaurant, ibintu nk'ibyo. Akazi responsibility murabyumva ko no gutegura ibiribwa, ibintu bitandukanye, amasuku mu gikoni, gufasha gutraining abandi ba staff, kumenya gukora inventory n'ama records y'ibikoreshwa n'ibisohoka, ibintu nk'ibyo. Umunyamahanga rero yemeye kwa applyinga nawe same thing. Ahangaha bashyiraho email, hano bashyizeho akarusho, ushobora no gukoresha posta, ukohereza ibyangombwa byawe, bakaba babirebaho. Email cyangwa se ukoresha posta, ariko email ni inyaruka, ubundi waba umunyamahirwe bakaguselectinga. Bari kukamamaza kuzageza itariki 5 z'ukwezi kwa 10 niho bazaba bagakuyeho, hanyuma bakareba ko babona umukandidate baha aka kazi kawe. Ngibyo rero uko bimeze. Ngiyo rero job bank, nababwira ko rwose umuntu wese ashobora kwisangamo, ashobora kubona akazi, ashobora kugerageza, bikaba byamuhesha amahirwe yo kubona work permit. Mbibutse ko iyo bayi selected bakaguha offer, iyo offer uhita uyikoresha, leta baguhaye ugasaba work permit muri federal government, cyangwa se waba unashaka kugerageza gusaba
nka provincial nominee ukaba wakoresha ako kazi, ariko provincial nominee uyisaba muri iyo province aho hantu ako kazi gaherereye. Ndumva rero ntavuze byinshi ntabatwariye umwanya munini, no kubiyerekera iyi job bank kwibaho utuzi dutandukanye n'abanyamahanga bapurayingaho kandi abantu bajya babona aho tuzi. Ubutaha nzabakorera list ya company zihayaringa abanyamahanga zamaze kwemezwa na leta, ku buryo ushobora kwirebera company imwe ukareba ibintu ikora, wabona ari ibintu ufite mega experience wagerageza amahirwe ukaba wakapurayinga direct kuri iyo company. So ubwo n'ubundi buryo nzabaha liste y'amakampani atandukanye. Nganye nguko rero, ubwo mukomeze mugerageze. Ugize ikibazo ndumva nshaka gushyiraho groupe ya Telegram ku buryo dushobora gukomirika byoroshye, nkajya mbagezaho amakuru y'ingenzi mashyashya byoroshye. Waba ufite n'ikibazo ukeneye clarification bikakorohera. Ubwo simbahaye amakuru meza, ni mugubwe neza kandi amahirwe masa kubajya batekereza kugerageza amahirwe yo kujya muri Canada gukorayo cyangwa se n'izindi opportunity. Mukomeze munkurikire, amakuru ngenda nyabaha buhoro buhoro. Ngaye nguko rero murabibona ko utuzi tugiye duhari kandi koko bashakamo abanyamahanga, tumwe baba bakeneye bakeya, utundi bakeneye benshi. Biba bivuze ko buriya barahebye mu gihugu, barahebye nta mukozi bigeze babona. Ubwo rero mukore ku ma resume yanyu abantu bumva bari interesse, hanyuma mutangire mwa applying, ujye ujya usome urebe agahuje n'ibyo ushobora kuba uri trending, hanyuma ugerageze amahirwe. Mbifurije amahirwe masa rero. Ugize ikibazo cyangwa se ukaba ukeneye ko na kurebera kuri resume yawe nkareba nimba izakurura umu employer, wambwira nta kibazo nkashobora kukurebaho. Mbibutse ko hano resume ifite agaciro gakomeye cyane, kuko niyo barebaho bakumva, mbese barayisoma ikabasobanurira neza umuntu uri gusaba akazi uwo ari we. Hanyuma iyo babonye ntacyo bari kubonamo ntibirirwa bagukominika, nyine birangirira aho. Bashobora kukubwira ko babona batazagufata cyangwa se bakanakwihorera. Ubwo rero resume yawe igomba kuba ikoze neza, isobanutse, kandi uyisomye ahita aba impressed, akumva ko uri umu potential candidate ashobora gukoresha. Ngayo nguko. Ciao ciao. Naho utara.